ugasanga yambaye igikweto gisa nabi, ipantaro yiwe ntifurwa, ugasanga ishati yiwe wagira ngo ibivuye mu kanwa k'inka. Mbega ukibaza ati ese uyu muntu agira umugore? Ese uyu muntu mbere yuko asohoka umugore wiwe ajya mureba buryo ki? Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, ndagushimiye ko unyemereye kugaruka kuri RUNO 250 TV ndi muzima umeze neza. Ndabigushimiye, ushimiye ko n'abari kumurikirana ari amahoro nubwo bafite ibyifuzo bitandukanye. Uri Imana ibishoboye, ubisubize kuri we. Bana natwe muri iki kiganiro, abacyumva kigira icyo kibamarira. Ushimwe kubyumvisha ibisize mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje inshuti bakunzi ba RUNO 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana umunsi ku munsi, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese ndabasuje. Amahoro y'Imana abane namwe, abari muri Afurika, abari ku yindi migabane ya kure itandukanye, mwese amahoro y'Imana nabane namwe, ubwoko bwiza bw'Imana kubane namwe. Uyu munsi rero nk'uko ibiganiro byacu ari akagaruka, ndagira ngo tuganire ku isuku. Isuku ni ijambo dusanzwe twese tuzi, ni ijambo twese dusanzwe dukoresha, ariko ahanini mu rugo usanga isuku isigaye hari abigenewe hari n'abitagenewe. Usanga kenshi rero muri iyi minsi hari abagore bamwe na bamwe bagiye bateshuka ku nshingano zo kugira isuku, kandi burya umugore mwiza arangwa n'isuku, umugore mwiza arangwa no kugaragara neza aho ava akagera umunsi ku wundi. Ntago umugore agomba kuba mwiza ku mugoroba umugabo atashye gusa, oya, ahubwo umugore agomba kuba mwiza igihe cyose, iminsi yose, aho ari hose. Agomba kurangwa n'isuku, agomba kurangwa no gusa neza, agomba kurangwa no kugaragara neza. Munyemerere rero nshuti bakunzi ba RUNO 250 TV, iyi suku twongere tuyimakaze. Hari igihe umugabo abona umukobwa cyangwa umusore abona umukobwa akumva aramukunza, akamukunda rwose, akanamutereta, byamuhira akamubwira ati njyewe nifuza yuko azambera mama w'abana. Yewe ugasanga n'uwo mukobwa arabyemeye, akamubwira ati nta kibazo rwose, nakubera umugore, nkakubyarira, nkakubaha, nkakubahisha mu bandi. Iminsi gaha iyindi ugasanga aramusabye, aramukoye, ubwo bukwe buratashye, amugejeje mu rugo. Cyane ko twibukiranye yuko iyo bari muri cya gihe cya fiançaye, kamemu nawe urabyumva, ntabwo wajya kureba sheri wawe usa nabi, uragerageza niyo waba uri wa muntu utagira isuku, uwo munsi urayiga, ukagerageza ukambara neza, ukagerageza nimba utazi kwimakira ukabyiga, nimba utajyaga wisiga ka foundation nawe uwo munsi ukagasiga, ukajya imbere y'umukunzi wawe usa neza kugira ngo nyine akomeze akubone uri mwiza. Rero hari igihe abasore babyitiranya, akagira ngo uko akubona uri mwiza waje kumureba, akagira ngo niko no mu rugo uba uri mwiza, niko no mu rugo umeze, no mu rugo uri kanyesuku, inzara zihora zisize, utwenda duhora dufuze tuzinze, ibintu bimeze neza. Kuko nyine ujya kumureba usa neza, ukajya kumureba wambaye neza, ukajya kumureba wirebye wikebetse, akagira ngo ni uko bihora. Noneho wamugeza mu rugo, ejo bundi umugejeje mu rugo, ugasanga rimwe na rimwe, nimba wari uzi yuko abyuka agakoropa, nimba wari uzi yuko abyuka akoza, ugasanga ntabwo ariko bimeze. Ugasanga ni wa mugore ubyuka mu gitondo rwose, no kuba yagutegurira breakfast ari ikibazo. Ugasanga kubyuka bikwiwe ni wowe umubyutse, umubwira uti wabyutse ko bwakeye, basi wamfashije, ese ndagenda nta n'icyayi nyweye, ese ndagenda nta n'akantu mfashe. Ugasanga uwo nyine uri kumubwiriza. Nyuma yo kugenda kwawe ugiye mu kazi, aho kugira ngo nawe atangire arebe iby'urugo rwe, abyiteho, arebe ibyo yakora, ibyo yashyira ku murongo, ugasanga rimwe na rimwe yisubiriye mu buriri. Ese ugasanga yigiriye kuri telefone, dore ko muri iyi minsi arizo ziri mu kazi. Ugasanga ngiyo TikTok yamubonye arava hamwe ajya ahandi, arumva inkuru umwe afata indi. Ugasanga yagiye kuri Twitter, ugasanga yagiye kuri Facebook, ugasanga yagiye Snapchat, ari mu mafoto, ari muki. Mbega saa 2 zikagera saa 3, saa 4, saa 6 zikagera saa 7, saa 8,
ngombwa ukagaruka uvuye mu kazi amasaha udasanzwe utahira wenda nimba utaha saa 11 saa 12 se cyangwa saa moya bibaye ngombwa ukaza mu rugo saa sita wareba ukavuga ati se urugo n'urwanjye n'urundi muntu bimeze bite ugasanga ni wa mugore utagira ikintu yitaho ugasanga ni wa mugore wogaruka azi neza yuko utashye ugasanga ni wa mugore utazi kwiyitaho ni wa mugore utazi gupanga iby'urugo neza mbega ugasanga isuku afite iri hafi ya ntayo rero nshuti zanjye bakunzi ba Aline tuvuze nimba uri umugore uri mu rugo rwawe ni byiza ngo ugire isuku ni byiza ngo wimakaze isuku ni byiza ngo urugo rwawe ruhore ruri ku murongo ntusange igikombe kimwe kiraha ikindi kiri mu gikari ntusange ngo isahani imwe iri mu yandi masahane iyindi uko umwana yakayiririyeho akayiheza hanze usange ngo niho ikiri oya nimba uri umugore mu rugo gira isuku nimba uri umusore mwiza ariko ufite isuku hari ukuntu usanga umusore ugasanga nta kintu yitaho ugasanga yambaye ishikoro ugasanga kuyifura ni ibibazo mwaganira ukumva arakubwira ati buriya ngewe ibintu byo gufura rwose buriya gufura biranje gufura yego bishobora kukujena ariko se nimba utabishoboye ntiwashaka n'umuntu ngo abigukorere umuha amafaranga ni ngombwa ngo wambare imyenda isa nabi ugasanga umuntu n'umugabo ariko ameze nk'utagira umugore ugasanga yambaye igikweto gisa nabi ipantaro yiwe ntifurwa ugasanga ishati yiwe wagira ngo ibivuye mu kanwa k'inka mbega ukibaza ati ese uyu muntu agira umugore ese uyu muntu mbere yuko asohoka umugore wiwe ajya mureba buryo kiyambaye ugasanga isengeri umugabo yambaye yari umweru iragenda iba beje kubera iki kudafurwa mu by'ukuri ugasanga abantu nta suku bafite pe nubwo tuvuga isuku ugasanga umuntu nta suku afite rimwe na rimwe ugasanga umuntu ni nk'umufundi cyangwa se umuntu akora nyine kano kazi kamusaba imbaraga eske n'umukanishi ese n'umuyede mbega ugasanga iyo mirimo akora imusaba wenda guhura n'umwanda cyane cyangwa se wenda niba abantu bakora kuri izi modoka z'imyanda ugasanga na nyuma y'uko avuye muri ako kazi ndabyemera ushobora kuba uri mu buyede ushobora gusa nabi wenda kuko wikoreye itaka wikoreye iki ariko no muri ako kazi hari imyenda yagenewe ako kazi ufite wambara ukavuga uti iyi myenda ni iy'akazi ariko si usoje akazi ugasanga umuntu n'umufundi amasaha y'akazi yarangiye ari mu kabari ari kunywa ariko ugasanga umwenda yambaye watonze irindi bara kubera iki kudafunga kandi afite umugore ayo mafaranga ari gukorera aragenda amushyira ati umugore mwiza ni 10,000 nakoreye ngibi cyangwa se ni 12,000 nakoreye nategesheje aya nariya yananyoye agacupa ya naya andasigaye ngaya ariko ugasanga umugore wazi kwifurira wazi kujya mu bandi bagore yambaye igitenge gifuze ariko wowe kuko ukora ubufundi nyine kuko ukora akazi nyine gatuma wandura ugasanga ishati yambaye icyumweru cyangwa ugasanga uri umufundi ukorera 10,000 ugasanga ishati yambaye icyumweru cyangwa ugagira nk'imyenda umuntu ugasanga afite imyenda inahora yambaye yahindura mbega ntazi kugura umwenda cyangwa se n'umugore we ntazi kuba yamugurira umwenda wenda ngavuga ati umugabo wanjye aba yagiye mu kazi byibuze kanjye mugurira imyenda ahinduranye rero ugasanga abantu ikintu kijyanye n'isuku ni ukucyumva bakivuga ariko kugikora ni ibibazo rero nshuti yanjye ukeneye isuku mu rugo rwawe ukeneye ko ibintu byawe bihora biri ku murongo ukeneye ko umugore wawe asa neza ukeneye ko umugabo wawe asa neza uri umusore ukeneye gusa neza ukeneye kwambara imyenda iteye ipasi ukeneye kwambara imyenda imeshe ntabwo ugomba guhora mu mwenda umwe ntabwo ugomba kwambara umwenda ngo urinde ku mavi hazaho irindi bara ngo nuko ngo udafite umuntu ukufurira wowe se uwifuriye ushatse umuntu akagufurira se ukamwishyura bigutwaye ukeneye kugira isuku ahantu uba ugasanga umuntu aba ahantu ibyatsi byarashokonkoye hafi no kwinjira mu nzu kandi uhatawe umuntu yahanyura akayakubaza hano hantu haba abantu ntihaba abantu ugasanga uri mu rugo uri umugore ugasanga umukozi nimba atakoze ibi ntabwo wabikora ngo uri umugore umukozi uramwishyura ngo umuha yawe ngo nta mpamvu ngo yo kujya iyo suku ni iyawe urwo rugo ni urwawe kuki ibyo bintu utabyibaza umukozi
ashobora no gukora bimwe ibindi akabyihorera. Umukozi ashobora no kwicara akavuga ati n'ubundi ndarushye kambyihorera. Ariko we mugore mu rugo, nimba umukozi hari ibyo atakoze, wowe hari ibyo ugomba gukora nk'umugore mu rugo. Nshuti bakunzi ba RUNO 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana, byashoboka yuko nawe hari ibyo usanze utubahiriza, ariko isuku ni nziza muri ubu buzima. Iyo ufite isuku usa neza, iyo ufite isuku ugaragara neza. Ahantu biyo hari isuku abakugana babona yuko uri smart, ibintu ubuzima bwawe bumeze neza, bahita babona. Ahubwo n'udafite isuku arakubwira ati se ubigenzura, ni gute wawe hahora hateguye, ni gute hasa neza ufite abana bangana gutya, gute ugira umwana w'imyaka 3-5 ugasanga nimba wateguye muri salo haracyasa neza. Rero ni byiza yuko tugira isuku, yaba twebwe ubwacu, yaba aho dutuye, yaba naho dukorera, isuku ikaturanga. Munyemerere dushime Imana ku bw'aka kanya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ko utwemereye kuganira iki kiganiro. Abantu benshi dutakaje kwihangana, abantu benshi tubuze ibyiringiro. Turagusabye rero ngo utugirire neza, utubere inkomezi. Urakoze, ushimwe ko byumvishe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.